Mwongeye kwirwa nshuti za Karo TV show. Nkuko mubibona twasuye umwana witeje imbere ahangaha mu bworozi bw'ingurube. Yatangiye atwibwira akatubwira uko yatangiye umwuga w'ubworozi. Nitwa Isuza Jean de Dieu. Nkuko mubibona iki cyororo ni mukuru wanjye yakimaye, abana babyawe n'ingurube mukuru wanjye yampaye nicyo cyororo. Bumve ko kugira ngo ugire icyororo cy'abana 14 wabakuye ku ngurube mukuru wawe yaguhaye ariyo yababya. Okay. Ko muri iki gihe bavuga ko ibiryo by'ingurube bihenze, wowe ubibona gute? Ibiryo urashakisha ukabona dukeya ntucika intege. Urabona mfite ingurube 10 ubwana 14 ni mukuru wanjye kino cyororo yakimaye. Hano hari ingurube yabubwaguye. None se iyo ngurube nyina wazo niyo yabanjije kuguha kugira ngo ubone aba bana byagenze gute? Niyo yabanjije kuma abo bana irababwagura. Niyo yabanjije kuma. Okay, noneho twabyumvishije neza. Nukuvuga ngo abadukurikiye muri aka kanya bumve ko kugira ngo ugire icyororo cy'abana 14 wabakuye ku ngurube mukuru wawe yaguhaye ariyo yababya. Okay. Ya, none se ubu muri aka kanya abana bangana nawe. Ni nayo mpamvu natwe byaradutangaje biranadutungura, bituma tuza kukureba kumva umwana ungana nawe ufite imyaka 16 witeje imbere, akaba afite ingurube nkuru, afite n'abana 14, ukaba ubikora ubishaka, wumva mbega ufite ishyaka, uvuga uti ndashaka kugura moto nkazageza igihe cyo kubona perimi, byose nkabikesha ku ngurube. Abana bagukurikiye muri aka kanya bangana nawe wababwira iki? Abana bankurikiye ubwo nabifuriza nabo gushaka icyororo nabo bakorora nkuko nanjye noroye. Nkuko nawe woroye. Ariko urumva hari igihe wowe wagize amahirwe ubona mukuru wawe aguha ingurube, none ya ngurube urayirera iguha abana. Bobo mu gihe badafite bakuru wawe wenda babaha ingurube, wababwira iki? Cyo nababwira ubwo nabo bashakisha mu bundi buzima, mbega bagasaba ababyeyi babo cyangwa inshuti. Ubwo wabakundisha nyine kujya mu bworozi bw'ingurube. Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane. Ni bwiza. Ntabwo se zikugora ko njya numva bavuga ngo ingurube zirapfa cyane, wowe ukoresha irihe banga kugira ngo zitagupfana? Ntago zimfana, iyo zigwaye akanya gato bitajya kureba veterineri nkamuhamagara akaza akambera ikibazo zifite akamvura ingurube. None se aba veterineri ko bahenda ko baca amafaranga menshi, iyo aguciye amafaranga umuhiki ko tubona uri umwana utwara muti? Ngiye amafaranga ndashakisha nubwo ndi umwana, uko ntabwo wafata icyororo cy'ingurube ngo ujye kugurisha ngo nukwishyura veterineri. Ubwo washakisha ukabona ugashaka wayakura. Iyo ubwiye se ababyeyi bawe cyangwa mukuru wawe hari ikintu kindi bajya bagufasha ku bijyanye no kwishyura veterineri cyangwa kugura umuti w'ingurube zawe? Arakimfasha mukuru wanjye, ampa n'amafaranga nkamwishyura. Okay. Urumva ko ari byiza cyane. Turishimye, cyangwa n'abakumva muri aka kanya nabo ndakeka hari isomo bakuyemo bashobora kugenderaho bakaba bagukuraho inyigisho. Urumva abantu bajya batinya korora ingurube, ariko urumva uri kubatinyura ubabwira ko abana bangana nawe bashobora kugira itungo mu rugo, bagashaka ibiryo muri resitora cyangwa bakifashisha ababyeyi babo bakabafasha. Ariko hari ikintu turi kubona kidasanzwe. Turabona muri iki kiraro urimo harimo isuku, kandi bavuga ko ingurube zigira umwanda mwinshi. Ubwo ingurube ubwo ugomba kuyikorera isuku hasi, ntibone umwanda hasi uri hasi ngo iwurye. Ugomba kuhakoropamo ukakoramo isuku, umwanda ukawusohora zikaba ahantu heza hashashe. Iyo uburiye se tuvuge uyishyiriye ibiryo hasi komo n'izindi zirira mu bisogororo, byagenda gute? Iyo uriye iragwaragurika, ugasanga havuyemo izindi ndwara nyinshi. Irwara iki? Ikagwara mu nda, ugasanga zirwara inzoka se? Ikagwara inzoka. Yego. Ntabwo twari tubizi.
nuko bimeze zikarya umwanda wo hasi zihuriye zigwara inzoka. ni ukuvuga ngo icyo wabwira abadukurikira muri aka kanya ni uko ingurube bagomba kuyikorera isuku, bagomba kuyikorera isuku hasi ntizibone umwanda wazo, bakayikoropera, ntibanayarorere mu byondo. ntabwo baba bemerewe kuyarora mu byondo, kandi n'ikintu ziramo uba ugomba kugikorera isuku. ubwo icyo nicyo wabwira abatwumva muri aka kanya. none se ko twumva ko ibiryo ubibona bikugoye muri aka kanya abari kukumva, cyangwa icyo wasaba leta cyangwa se icyo wasaba bari kumva iki kiganiro muri aka kanya, wabasaba iki? ikintu wumva bagufasha cyangwa se kugira ngo ubworozi bwawe butere imbere ugere ku ntego wiyemeje. urabona uracyatuye ko kubona ibiryo bigoye, ibintu nk'ibyo, icyo wumva wenda kubona ibiraro bya kijyambere birenze kuri ibi ngibi tubona ufite. ese iki kiraro uburyo kiba kibonyemo, niba ari icyawe cyangwa se ugikodesha cyangwa iki, ntabwo tubizi, ariko icyo wabwira abakumva muri aka kanya cyangwa se icyo wasaba leta yagufasha nk'umujyambere, nk'urubyiruko, nk'umwana muto witeje imbere, urumva ari iki? icyo nabasaba njye ni ukumfasha nkateza imbere ubworozi bwanjye. bakagufasha mu buhe buryo? urumva bagufasha iki? icyo bamfasha ni ukugira ibiraro byanjye nkabyubaka neza, nkanubakira imanjwara aho zaza ziriya neza. mbega icyo wasaba abagukurikiye muri aka kanya ni ukugufasha kubaka ibiraro byiza no kungira amanjwara neza, n'aho zirira bakahakora neza, no kuba wajya ubona ibyo kurya byiza nyine zirya zigahaga. icyo nicyo wasaba abakumva muri aka kanya. urakoze cyane. namwe murakoze.